Yego turabakiriye kandi bene data ubwo turi kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi twabashije kugera ku bantu bamwe na bamwe bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Dufitemo umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu, reka atangira twibwira. Karibu cyane. Nitwa Calixte Nkusi. Yego Calixte Nkusi. Ndabona ukuzemo ukuntu ibyo ari byose Jenoside yabaye, wari mukuru, wari ufitemo nk'imyaka, ku buryo waba ufite amakuru cyangwa amateka amwe n'amwe yakubayeho cyangwa n'ayabaye ku bavandimwe bawe cyangwa mu banyarwanda rusange twese byatugezeho. Sinzi niba waduha ishusho ntoya ku byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndababwira uko nabonye Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Muri aka gace k'uyu murenge wa Mururu, cyane cyane mu cyari akagari ka Miko, n'amagingo yakitwa akagari ka Miko. Yewe ubu navutse muri 1957, ariko natangiye kumenya ko Abatutsi, abo mu bwoko bw'Abatutsi bariho bahigwa nkiri umwana muto ndi mu ishuri. Yego. Nkaba narigaga ngeze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Nkora ikizamini cya leta. Ubwo hari impapuro ababyeyi bacu babanza kudusinyira kugira ngo ibyo bita gususha, kugira ngo tuzakore ikizamini cya leta. Mu by'ukuri ku mpapuro zo gususha hari handitseho amoko, hariho Hutu, Tutsi, Twa. Ariko kubera ko nari nkiri umwana sinari nzi ko ibyo hari icyo bivuze. Gusa nakoze ikizamini cya leta, basohoye abatsinze niburaho, ndongera umwaka wa 6 ndawusibira bwa kabiri. N'ubundi barasusha, nkora ikizamini cya leta sinasohoka mu batsinze, ndongera n'ubundi ndasibira ubwa 3. Ngeze ku bwa 3, umubyeyi wanjye ni mama nari ndi kumwe nawe, ahitamo kunyandikisha mu seminari, ahitamo kunkoresha ikizamini cya seminari. Ikizamini cya seminari naragikoze ndagitsinda. Ndagenda niga mu seminari. Ubwo hari mu mwaka w'1969. Yego. Na 70. Naje rero kumenya ko burya nubwo bavugaga ngo sinatsinze, kuko abakoraga ikizamini cya seminari babaga ari abana b'abahanga, ku buryo babaga ari abana batoranijwe. Nza kumenya rero ko na burya ikizamini cya leta nagitsindaga, ahubwo ko nta mwana w'umututsi wari wemerewe gutsinda, kuko hariho ibyo bita iringaniza mu mashuri. Nize rero mu seminari umwaka umwe, nigamo ngeze mu mwaka wa 2. Hari mu kwezi kwa 2 mu mwaka w'1973. Ubwo nari ndi mu kigo cy'ishuri cya seminari yo ku Nyundo, aho icyo bitaga seminari ntoya ya Nyundo. Nibwo nagiye kubona turi muri recreation, igihe cyo gukina, mbona abanyeshuri bamwe b'abaseminari baje bakoze utugurupe bafite inkoni. Noneho bamwe bari basigaye mu mashuri, murabizi ko iyo abana bajya gukina hari abasigara bibereye mu ishuri bari mu byabo. Noneho udutsiko tw'abanyeshuri mbona tuje dufite inkoni, tuza tuvuga ngo bare abana b'Abatutsi bari ahangaha ngo tugiye kubahiga, birukane muri iki kigo. Numva ringuye mu gutwi ko nari niyizi ko ndi umututsi, ndiyoberanya. Ndababwira nti reka tugende tubahige. Ubu ko ari ukwirwanaho. Yego. Noneho ndabareka binjira mu ishuri bari bagiye kwinjiramo, ngewe mbagenda inyuma. Mbonye bamaze gushirira mu ishuri,
ndakata inyuma nirukankira muri chapelle. Chapelle aba ariho mpungira, masanga abandi bana bahungiyemo, dukomeza twisomera Bibiliya kugeza ubwo byageze nijoro. Noneho umupadiri aza kutureba aratubwira ati mwebwe rero ngiye kubereka ahantu muri burare, ubu ngubu ibibazo byabaye ntabwo musubira ku ishuri kuko habayeho imivurungano. Ubwo baturaje mu nzu y'ibikoresho aho bita muri ekonoma, baturaza mu misumari, baturaza mbese mu bintu bikocamye nawe murabyumva. Bwakeye mu gitondo badupakira amakamyo, buri wese batwohereza iwacu ngo nidutahe. Ntawarebye akantu yazanye, ntawarebye akenda, ntawarebye iki. Turaza noneho tukajya tugenda mu mayira, buri mwana agana iwabo, buri mwana agana mu karere k'iwabo, kurinda tugeze n'iwacu i Rusizi. Ubwo natahaga aho ngaho ahitwa i Nyakanyinya. Noneho tukajya twumva ku makuru ya radiyo Rwanda ko ngo uwari perezida Habyarimana yagabiye ubumwe n'amahoro mu banyarwanda. Ubwo muri uwo mwaka wa 1973 mu by'ukuri abatutsi bakuru bari bariho bicwa, bari bariho bameneshwa, bamwe barahunga, bamwe bajya Kongo, abandi bajya Burundi, abandi bajya hirya no hino. Rero nagendera mu rugo. Ubwo muri icyo gihe mu kwezi kwa kabiri 1973 perezida yari Kayibanda, yari ataraba Habyarimana, yari Kayibanda Gregoire. Niwe rero wari uyoboye igihugu, ari ku mutwe w'iyo jenoside, ariko twe twari tutaramenya ko ari jenoside. Hanyuma ndagenda mba mu rugo, biza kugeza ubwo noneho muri 1973 mu kwezi kwa karindwi, ngira ngo ku itariki ya 5 Nyakanga 1973 niho Habyarimana, ko yari umusirikare, ari general major, niho yafashe ubutegetsi, akora coup d'etat, akura perezida Kayibanda Gregoire ku ntebe, aba perezida wa repubulika. Noneho azanye ijambo rivuga ngo nje kugarura ubumwe n'amahoro mu banyarwanda. Byarakomeje. Noneho ubwo urumva nari ndi kugenda mba gasore, ariko bigeze mu mwaka w'1990 nibwo twumvise ngo inkotanyi zateye itariki ya mbere. Ubwo nibwo batangiye kuduhiga bavuga ngo abatutsi bari mu gihugu ngo ni ibyitso by'inkotanyi. Ubwo nibwo rero bakomezaga n'ubundi gutoteza abatutsi. Nta mututsi wagombaga kwiga, nta mututsi wagombaga kuyobora, nta mututsi wagombaga kuba umusirikari, nta mututsi wagombaga kubona akazi. Yagomba kubona akazi ari uko abanje kujya kuzana icyangombwa cy'imyifatire, cy'ubudakemwa n'imyifatire. Kandi icyo cyangombwa ntabwo wajyaga kukibona uko barakuvuga ngo uri umututsi nta myitwarire mizima ufite, uri icyitso ahubwo cy'inkotanyi. Nta nubwo bazitaga inkotanyi, ahubwo baravuga ngo ni inyenzi, ngo ni inyenzi zateye u Rwanda. Muri icyo gihe rero ubwo nari maze kuba ingimbi, nibwo natangiye gushakisha ibintu by'akazi. Bigeze muri 1992 hari ahantu nagiye gusaba akazi, umuzungu wari ushinzwe ibyo gufata neza amashyamba, yari umudage. Njya gusaba akazi arakamba, wanyitaga brigadier. Noneho muri iyo myaka 1992 nibwo haje politiki y'amashyaka menshi.
kumva ngo haje ngo Parmehutu MDR Parmehutu, kumva ngo haje ishyaka rya CDS. Ibyo twabonaga rero muri iyo myaka, twagiye tubona mu tugari, tugiye batwitaga utugari n'ubundi, tukabona ibunyanaka haje igitero, tukumva ibunyanaka ngo bahatwitse, tukumva ibunyanaka ngo bahateye, basahuye, bagize gute. Noneho bakatubwira abayobozi abo bitaga abaserire n'abo bitaga abakonseye, bakatubwira ngo ni abantu, ibyo bitero ngo ni abagizi ba nabi, ngo ni abajura bari kugenda batera mu ngo z'abaturage, ngo niduhumure, ngo hari amahoro n'ubumwe bw'igihugu, ahubwo ngo nidukora amarondo, ngo tujye dukumira ibyo bitero. tukumva iriya barateye. Bigeze rero muri 1994, ari naho jenoside yatangiye ya Rurangiza, nibwo ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane 1994, nibwo twumvise mu gitondo, ngo nari ntambutse mvuga ngo ngiye kuri ka kazi kanjye, noneho ngeze hafi yaho nari ntuye, ntabwo nari numvise amakuru mu gitondo, numva barambwira bati yewe uri kujya ku kazi kandi Habyarimana yapfuye. Ubwo bati radiyo Rwanda yavuze ko nta muntu wongera kugenda, abantu bose baguma mu ngo zabo, imipaka irafunze, abantu bose bagume mu ngo zabo. Ndavuga nti ngewe nkumva ko ubwo ari perezida wapfuye ntiki bindebaho, ndi umuturage, cyamwishe sinkizi, ubwo nyine barongera bashyireho undi mu perezida, barongera bashyireho ubundi butegetsi, harabaho icyunamo yego, ariko bongera bashyireho ubundi butegetsi. Ntibyatinze rero, ubwo nsubira mu rugo, noneho guhera uwo munsi ntibyatinze, mu minsi nk'ibiri niho twatangiye kumva mu kagari duturanye nako ngo hapfuye umuntu, bati ni kanaka, n'amazina amwe namwe ndayazi, bati uwitwa Alexandre baramwishe, uwitwa Kwigize Ferdinand baramwishe. Ubwo ni mu kagari kari gaturanye n'akacu. Noneho ubwo batangira kudushyira ku marondo, nari nabikomojeho, badushyira ku marondo, tukajya turara tugenda nijoro, ngo turi kugenda guhangana ngo n'ibitero by'amabandi by'abajura bari kuza ngo batera abantu. Ubwo hari mu rwego rwo kugira ngo hatagira umututsi ugira gute unyerera agacika, wabitawe akagira aho ajya. Ariko abatutsi benshi bumvaga radiyo, hariho radiyo Rwanda, hariho radiyo Rutwitsi yakanguriraga abanyarwanda ubwicanyi, yitwaga Kangura ndetse na Kanguka. Noneho ariko hari na radiyo yakoreshwaga n'inkotanyi yitwaga Muhabura, yakoreraga mu Birunga. Noneho abatutsi bazi gukurura amakuru bakajya biyumvirira iyo radiyo ya Muhabura, ariko bakumenya ko uri gukurikira radiyo Muhabura, ubwo bakaba baragufasha, baragutwaye. Iyo wagutwaraga ntiwamenyaga n'iyo bakujyanye, warazimiraga. Byari bimaze kugaragara ko bamwe mu batutsi bari batangiye kwicwa, ariko tugashukwa ngo ni ibitero by'abagizi ba nabi, by'abajura, bakaturaza ku marondo, tukagendana nabo ngo turi gukumira. Ariko bimaze kumenyekana, nibwo abatutsi batangiye guhunga ingo zabo, dutangira guhunga, bamwe tukajya kwihishahisha mu ntoke, tukajya kwihishahisha mu mashyamba. Noneho bwamara gucya tukongera tukajya kureba ko ingo z'iwacu
zikiri nzima. Twareba ingeri hakurya tukabona bari gutwika, twakebuka mu rundi ruhande tukabona bari gutwika. Bigeze aho noneho benshi banahungira ku kigo cy'amashuri cyari kiri hafi aho ngaho i Nyakanyinya, na n'ubu kirahari. Abagore n'abana bose barahahungira, abagabo natwe tugenda dukwirwa imishwaro. Noneho biza kugeza ubwo ku itariki ya 13 z'ukwezi nyine kwa kane 1994, nako mbere yaho gatoya nko mu matariki 12 nibwo abari abakonseye n'abari abaserire batumiwe mu nama ku cyari komine Kimbogo, ngo bagiye mu nama y'umutekano. Noneho bavuyeyo baza bavuga ngo baje kwiga ukuntu baza gucungira umutekano abantu bahungiye aho ku mashuri. Naho birihe birakaja, nta mutekano, ahubwo bari gufata ingamba z'uko bazakora jenoside. Bwarakeye rero kuri 13 nibwo aho nari nirukiye jewe ku giti cyanjye, nibwo nagiye mbona igitero giturutse nko hakurya yaho nari ntuye. Mbonye igitero kije, nakireberaga kure nko ku kilometero cyangwa se metero 800 gutyo. Noneho simbona umuntu, ariko nkabona ni igitero. Bagenda baririmba indirimbo ivuga ngo tubagandagure, ngo ye tubagandagure, ye tubatsembatsembe. Ibyo rero duhita ko dukora iki? Duhita ko twiruka, njye na murumuna wanjye, twiruka tuganiye iki gice cyitwa Ruganda. Ruganda ni hano haruguru, kwerekeza hehe tutazi iyo turi kwerekeza. Noneho tugeze hano ku Ruganda, ubwo byari bigeze nko mu masaa 5 zishyira saa 6, nibwo twagiye tubona ikigo cy'amashuri cy'Inyakanyinya barakigose. Tubona abantu benshi cyane barakigose. Tugeze hano ku Ruganda, imvura nyinshi iragwa nk'iyi ngiyi iri kugwa nyinshi cyane, irahatunyagirira, ariko twumva amasasu atangiye kuvuga. Ubwo rero bari kurasa aho ku mashuri. Icyo gihe bica abantu benshi cyane, ntamenye umubare. Hanyuma abagore n'abana bo babashyira ku ruhande, bati reka tubanze twica abagabo n'abahungu n'iki, ariko abagore n'abana bo nta n'ikibazo, tubashyire ku ruhande. Babashyira ku ruhande, ariko ibyo twabireberaga kure. Njyewe ntabwo nahungiye aho ku mashuri. Ayo ni amateka twagiye tubwirwa nyuma yaho. Turagenda twirukankiye tugana hano muri groupe scolaire ya Gihundwe, dusanga abandi bantu bavuye hirya no hino bahahungiye, baratubarura badushyira aho ngaho. Twahamaze ibyumweru 2 dutunzwe na polici. Nuko ibyumweru 2 bitarashira, haza kuza uwari prefe wa prefegitura Bagambiki. Yes, Bagambiki niwe waje ari kumwe n'abasirikari. Noneho badukoranyiriza mu kibuga cyahariya muri groupe. Noneho afata ijambo aratubwira ati, mba rero mwabaturage mwe, ikintu kituzanye hano ni ukugira ngo tubacungire umutekano. Tubacungire umutekano, ntimukajye mutandukana, muguma aha ngaha tubacungire umutekano. Natwe rero kubera ko twari dufite agahinda, turi kuvuga tuti ubu natwe abo twasize twumvise babishe, natwe ntaho turi ubu, natwe bagiye kutwica. Natwe rero ngo tugiye kumushimira kuko avuze ngo agiye kuducungira umutekano. Dukoma mu mashyi. Dukomye mu mashyi ngo hoya, ngo ayo mashyi yanyu ntayo nkeneye. Niryo jambo yavuze. Ubwo baragenda, ariko mu by'ukuri naho bagendaga batoranya abo bajya kwica. Tuhamaze ibyumweru 2,
barahatwimuye batujyana muri stade Kamarampaka, ubu yitwa stade ya Rusizi. Niho twabaye igihe nacyo kitari gito nk'ukwezi n'igice. Urumva inzara, inyota, kutabona amazi, benshi wasangaga Macinya iratongora, abantu barapfa, ndetse banazaga no gutoraguramo abo bajyana kwica. Bazanaga amalisite ariho abantu, bagahamagara ngo kanaka arihe, kanaka arihe, kanaka arihe, bakabajyana. Ntabwo twamenyaga irengero. Ndetse rimwe turi muri stade higeze kuza igitero cy'interahamwe, noneho kiramenengana kinjira muri stade. Noneho gishatse kwinjira muri stade, abantu benshi barasohoka kugira ngo barebe ukuntu bakwambuka bagahungira i Kongo. Ariko bageze hanze, interahamwe n'abasirikari bahisha abantu benshi cyane batari hasi ya 300. Ko twagiye kubona, njyeweho nari nipfunze, nagumye aho ngaho ndavuga nti ndapfira aha ngaha, nta byo kwiruka, nta byo kugira ngo niruke bantemagure, ibyiza niba ari ukurasa bazandasire hano. Tukajya tubona benshi bagarutse barokotse, baje ari inkomere. Ibyo byose narabibonye muri stade. Rero igihe kiza kugera, bati n'ubundi hano muri stade ni hafi y'umupaka, buriya imiryango mpuzamahanga cyangwa n'amahanga arabibona nabi, nibwo batwimuriye i Nyarushishi. Badupakira amabisi badushyira i Nyarushishi. Tugeze i Nyarushishi naho biba nk'uko. Icyakora tugeze i Nyarushishi, ikintu yenda twabonye cyadufashije ni uko ariho batangiye kutugaburira, niho batangiye kuduha ibiryo. Abantu bari barishwe n'inzara, batapfuye, nuko barasa n'abazanzamuka, ariko naho bazaga gutoranya umwabo bajya kwica. Kugeza ubwo rero mu kwezi ngira ngo kwa gatandatu 1994 nibwo haje ingabo z'Abafaransa ngo zije gufasha umutekano. Izo ngabo z'Ubufaransa nazo zarahabaye, ariko nazo zibireberera. I Nyarushishi rero niho abenshi twarokokeye, nanjye niho narokokeye. Biza kugeza ubwo bavuga bati noneho ni mu kwezi kwa 7, aho inkotanyi zimariye gutsinda, zimaze gufata Kigali, nibwo hagiyeho leta y'ubumwe. Nibwo bahagaritse jenoside. Ariko mbere y'uko jenoside ihagarikwa, habayeho icyo bita zone turquoise. Yari igizwe n'iyi prefecture ya Cyangugu, yari igizwe na Gikongoro, yari igizwe ndetse na Kibuye. Aho kubera iki rero yari zone turquoise, nuko ngo yari zone inkotanyi zatinze kugeramo, akaba ariho yari zone mbese yasaga naho yari ibitse interahamwe mbese, cyangwa se na leta y'ubwicanyi, kuko ari naho yambukiye. Yari irinzwe rero n'Abafaransa, niho yambukiye ije Kongo ihunga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero Paul Kagame, yo kabaho yo karama, n'abamufashije, nibwo bashyizeho leta y'ubumwe. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Jenoside ihagarara gutyo, turokoka gutyo abarokotse. Ariko imiryango yacu yarahatikiriye, abavandimwe bacu, bakuru bacu, abana bacu, mbese wasanga twasubiye mu ngo zacu, dusanga ari amatongo, dusanga inzu zose barazitwitse, izindi barazisenye, amabati barikoreye, barasahuye. Nuko muri make niyo nzira y'umusaraba nanyuzemo. Turashimira rero leta y'ubumwe, iyo yagaruye ubumwe mu Banyarwanda, iyo yahagaritse jenoside, iyo yazanye umutekano,
ndashimira kandi nanone leta y'ubumwe ko yakomeje kutubungabunga abarokotse jenoside, ikabungabunga ubuzima bwacu, ishyiraho politiki yo kuzamura abacitse ku icumu, ishyiraho uburyo bwo kutuvuza, ishyiraho uburyo bwo kutwubakira amacumbi ubu ngubu bari twubakiye, ishyiraho amashuri, abana b'Abanyarwanda, Abatutsi barongera bariga, twongeye turiga, yewe nanjye naje gusubira ku ishuri, naje gusubira ku ishuri ndongera ndarekipera mbona diplome. Ndashimira Imana rero na leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda bo badukuye mu ivu bakadukura mu ivata, nabyita ivata. Ubu ngubu tukaba turi nk'abandi Banyarwanda, tukaba dufatanyije n'abandi Banyarwanda kubaka igihugu. Imana ishimwe cyane ku bw'ibyo yakoze pe, amateka maremare, gusa turabishimira Imana ko ari cyo yakoze, ndetse inyuze no muri leta yacu tukaba ndabona barabubakiye. Imana ishimwe rwose, turashimira Imana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amen. Urakoze ku mwanya wawe, komeza ugubwe neza kandi uhumure, turacyahari n'Abanyarwanda bose turacyahari, turi kurwana nuko biriya bintu bitazongera kubaho ukundi. Ni ukuri ntibizongera kuba, ntabwo bizongera kuba, bizongera kuba. Murakoze. Murakoze namwe.